bakunzi b'imbaraga z'ubugingo, Yesu nashimwe cyane. Mwami Imana abahe umugisha aho muri hose. Nitwa Mukandengoro Laurence, nsengera muri ADEPR Gatenga, ndi umukristo waho niho nkorera umurimo w'Imana. Ngarutse imbere yanyu rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo dukora imirimo yose tuyikoreye muri Kristo Yesu, nibwo izandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa 12 n'uwa 13. Reka dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe buze, utegeke byose bikumvire Mana. Tugiye gusoma ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ryuzuye ubumana, ryuzuye gukora no gukomera kwinshi, ryuzuye ubwenge, ryuzuye igitinyiro n'ubudahangarwa. Izina ryawe rero nirihimbarizwe mu ijambo ryawe tugiye kumva Mana. Tugiye gusoma ijambo ryawe, reka umwuka wera w'Imana arigeze ku bantu benshi, rifite imbaraga, rifite ububasha, rifite ubutware, rifite ubushobozi, mu izina rya Yesu. Kandi uridusobanurire nyakubahwa Imana, nuko urikoresha icyo ritumye mu mitima y'abera, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze, amen. Mwami Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Haravuga ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse agakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Imana ishimwe, amen. Iri ni rya jambo rero dusanga muri Yohana Yesu yivugiye ubwe. Ntabwo ari ijambo ryavuye mu bahanuzi, ntabwo ari ijambo ryanditswe gutyo gusa, ahubwo ni ijambo ryahumetswe, ryavuye mu kanwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero dusomye iri jambo rivuga ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora. Haleluya. Ni imirimo Yesu ubwe yivugiye ko hari imirimo yakoreye imbere y'abantu, kuko ubundi Yesu ni umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo uwo yahozeho, yahoranye n'Imana, ibyaremwe byose byaremwe nawe. Uyu jambo rero nta wundi ni Yesu, niwe wari Imana, yigize umuntu kugira ngo azagaragaze Imana nyamana. Yigize umuntu, yemera gusiga icyubahiro cye mu ijuru, yemera kubabara, yemera gupfa urupfu nka ruriya, kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo buhoraho. Rero yaravuze ngo unyizera wese ngo imirimo nkora, akizera imirimo Yesu akora. Niba utabashije kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana, ubyijejwe n'ijambo ry'Imana, ubyijejwe n'uko byahanuwe, ubyijejwe n'umwuka wera, niba udashobora kuba wakwizera Yesu muri ubwo buryo, avuganye nawe aravuga ngo nukuri ndababwira unyizera wese imirimo nkora. Uwizera abonye imirimo nkora ngo nawe azakora imirimo ndetse akore iruta. Iyo mubwire ngo Yesu yabaye mu isi akorera Imana, yatangiye gukorera Imana afite imyaka 12. Bibiliya itubwira ko ngo bamwishe agize imyaka 33. Ntekereza ko ari uko nguko. Hanyuma urumva ko Yesu ntabwo yamaze igihe kinini mu isi, ariko imirimo
yose data yari yaramutegetse gukora atari yava mu ijuru, imirimo yose Yesu yari yaje mu isi gukora, yose muri icyo gihe gito Yesu yarayikoze. Nta deni yigeze agena, nta murimo n'uyu n'umwe Yesu yagiye adakoze. Byamusabye ikirere, byamusabye gukorana umwete, akoresha igihe cye neza, ntiyagira umunsi n'umwe, ntiyagira umwanya na muto ahuga, ntiyagira umwanya na muto ateshuka, ntiyagira umwanya na muto atakaza. Igihe cyose Yesu yakoze imirimo ye uko yagombaga kuyikora, kandi ayikora mu gihe gito, kandi akoramo ibintu bikomeye cyane. Kuri uyu munsi wa none tutapfa kuvuga ngo twebwe twabasha kuyikora, ariko aravuga ngo ni ukuri mwebwe kuko muri abana b'abantu ntabwo mwabibasha mwambaye inyama n'amaraso, mwambaye umubiri, muri ya mateka ya kimuntu. Ariko aravuga ngo unyizera wese, ni ukuvuga ngo turasabwa kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana. Turasabwa kwizera imbaraga zari muri Kristo Yesu ko arizo zidukoresha. Turasabwa kwizera neza Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, cyangwa se Butatu Butagatifu ikaba Imana imwe, tukabyizerera muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu we yashatse, yabaye inzira ya byose by'ubugingo, kuko yaravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, niwe bendera ryo kunesha, niwe ibyo twizera byose, imirimo yose dukora niwe igomba kunyuramo. Niyo mpamvu iyo dusenga ariko twasoza tukavuga ngo ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Niyi mirimo nyikoze, sinyikoze ku bwanjye, iri jambo sindivuze ku bwanjye, uyu murimo w'Imana singukoze ku bwanjye, ahubwo mbikoze mu izina rya Data wa twese mwiza, kuko niko we Yesu yavugaga. Ntabwo we yigeze avuga ngo mbikoze mu izina ryanjye Yesu, yaravuze ngo mu izina rya Data wa twese mwiza. Haleluya. Natwe rero kubera ko Imana hari benshi bayishidikanyaho, kubera ko hari abandi bafite ibigirwamana basenga nabo bakora mu izina ry'ibyo bigirwamana, kubera ko Imana mbese ntabwo twebwe turasa naho tutayizi, twarayibwiwe ariko ntabwo turayibona imbona nkubona. Rero yaravuze ngo noneho njye mwabonye, njyewe twasangiye, njyewe wambaye umubiri nk'uwanyu, njyewe wavuye amaraso nk'ayanyu, njyewe wakoranye namwe, njyewe twabanye, njyewe wavutse nk'uko namwe mwavutse, mukabibona mukabona ko ndi nk'umuntu mugenzi wanyu. Noneho ibi mujye mubikora mu izina ryanjye. Aravuga ngo unyizera wese, ngo imirimo nkora azayikora ndetse arusheho. Ntekereza ko uyu munsi wa none abantu bakira Umwami Yesu n'Umukiza wabo baba babitewe no kumva abakozi b'Imana, bandi Yesu yasigiye umurimo akavuga ngo nimugende mubwirize amahanga yose, ngo abazemera muzababatize, abazemera kwakira Umwami Yesu, abazakira iryo jambo nk'iry'imbaraga, abazemera muzababatize. Uyu munsi wa none dufite ibihumbi byinshi by'abakiriye Umwami Yesu mu bihugu bitandukanye, by'abamwizera. Ubwo rero imirimo Data cyangwa se imirimo Yesu yagiye adakoze, iri jambo ryabasohoreyeho, aravuga ngo abo bazakora ibiruta ibyo nakoze. Imana ishimwe. Kuko tujya gusura abarwayi kwa muganga, dusengera abarwayi, tubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biciye mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu ndirimbo, biciye mu guhamya imbaraga z'Imana, biciye mu gutangana ubuhamya bw'ibyo Imana yagukoreye, uburyo watabawemo, uburyo Imana yabanye nawe mu makuba no mu byago, bigatuma umuntu yizera izo mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Ubwo rero hari imirimo myinshi
iri kuri uyu munsi wa none kirimo gukorwa ndetse izakomeza gukorwa kugeza igihe Kristo azaza gutwara itorero rye. Izaba ikorwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero bisaba ko bizera imbaraga z'Imana, bizera imbaraga za Kristo Yesu, wizera Yesu Kristo nk'Imana nyamana, nka jambo wigize umuntu, nka jambo ibyaremwe byose byaremwe nawe natwe turimo, ukamwizera ziriya mbaraga zari muri Kristo Yesu, ukumva ko nawe ziri muri wowe. Imana ishimwe ngo uzakora ibirenzeho, uzakora ibiruta ibyo Yesu yakoze. Imana yacu nihimbazwe, kandi ibyo koko niko biri. Abizeye imbaraga za Yesu, abizeye igitangaza Yesu yakoze, babasha kuvuga bati twahawe imbaraga n'umwami wacu Yesu Kristo, bagakorera muri iryo jambo, bagakorera mu izina rye, maze za mbaraga zari muri we zigakora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe ngo bazakora iruta, kuko njyewe njya kwa Data. Yesu we yaravuga ati njyewe ndimo ndajya kwa Data, imirimo mu isi yanjye ndimo ndayirangiza, ndimo ndajya kwa Data, ariko mwebwe isi murayisigaramo. Mugomba rero gusigara mukora umurimo nakoraga. Yaravuze ngo Data sinsabye ngo bakure mu isi, ahubwo ndasabye ngo uyibarindiremo, ubakize umubi. Imana ishimwe. Isi twebwe tuyiremo, tuyiramiyemo, tugize imyaka za 40, 50, 60. Yesu ntiyigeze agira ayo mahirwe. Yagombaga gukora bitoya bigaragaza ububasha bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Ubundi hasigaye twebwe tukizerera mu izina rye, tukizerera mu mirimo ye, tukizerera, tugakora imirimo yose ariko turubiciye muri Kristo Yesu, tuyikoreye muri Kristo Yesu. Birasaba rero ngo niba usenga, usenge mu izina rya Yesu. Niba ukoze umurimo uvuga uti Imana uyu ngukoreye mu izina rya Yesu kuguhesha icyubahiro. Niba ugaburiye umukene uvuga uti Imana njyewe ntabwo nabasha kugaburira umukene, kuko nanjye ubwanjye numva hari ibyo nkeneye, nanjye hari ibyo nanjye sindahaga neza, ariko ukavuga uti ibi mbikoze mu izina rya Yesu Kristo, kuko yasize avuze ngo naje nshonje ntimwangaburira, ntimwafungurira. Urwo rubanza rero ukavuga uti urwo rubanza rwe kuzafata, ibi mbikoze mu izina rya Yesu Kristo. Umurimo wose ukoze mu izina rya Yesu wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi imirimo y'abera izibukwa. Amena. Imirimo y'abera izibukwa. Niyo mpamvu rero tugomba gukora imirimo yose ngo iciye muri Kristo Yesu umwana w'Imana. Ngo kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo unyizera wese azakora ibiruta ibyo njye nakoze, ariko aranavuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye. Amen. Icyo uzasaba mu izina rya Yesu, icyo uzasaba mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, wizeye wiringiye, nusaba ngo kiza Mana ndasenze uyu murwayi umukize mu izina rya Yesu, azakira mu izina rya Yesu, kugira ngo izina rye ryubahirizwe, izina ry'Imana Data ryubahirizwe mu mwana we ari we Yesu Kristo wanesheje. Haleluya. Imana ishimwe. Urumva yuko Imana ntabwo twayubaha, ntitwanayikorera tudaciye muri Kristo Yesu twiboneye amaso ku maso, ahubwo birasaba ngo icyo dusaba cyose, icyo dukora cyose tugikore mu izina rya Yesu. Ngo hanyuma Yesu nawe icyo azakora azahita agikora, azahita acyubahiriza, ngo kugira ngo izina ry'Imana Data waremye ijuru n'isi, umuremyi w'isi n'ijuru, ngo ryubahirizwe mu mwana we ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Iyo usuzuguye rero Yesu uba usuzuguye Imana. Iyo usuzuguye imirimo Yesu yakoze uba usuzuguye Imana. Imana tuzayibona duciye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ugera kwa Data atamunyuze. Ibyo dusaba byose tuzabisabe mu izina rya Yesu, ngo tuzagihabwa.
ngo nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ni ukuri Yesu ari kumwe natwe, aratwumva iyo dusenga, aratwumva iyo dusaba, yiteguye gusa ko abantu bakora ikintu gito cyitwa kumwizera, ukamwizera, ukizera imbaraga zo muri Kristo Yesu, ukizera ububasha bwe, ukizera ubushobozi bwe, ukizera ko Yesu wakoze ikintu gikomeye cyitwa kuzuka, akizura ubwe, murumva koko akwikuraho igitare cyari kimutsikamiye. uwo Yesu murumva adafite ububasha n'ubushobozi, kumwizera ngo Mana mpera umutima wanjye icyo ushaka, mpera inshuti zanjye, mpera itorero, mpera igihugu mu izina ryawe Yesu. Ibyo basaba n'icyo bifuza, ibyo nibyo byananira Kristo Yesu. Twizere Imana, twizere Yesu Kristo, twizere ububasha bwe, twizere imbaraga ze, twizere ubushobozi bwe. Ibyo dukora byose, imirimo yose yo gukiranuka tuyikorere mu izina rye. Nawe ngo azabikora, Imana ishimwe, ngo azagikora. Buri kintu cyose tuzasaba mu izina rye azagikora. Yesu ni umutunzi w'imbabazi, yagiye mu ijoro kugira ngo abamusenga bamusengera mu kuri no mu mwuka bazamuboneshe amaso ku maso. Yesu nubwo yagiye mu ijoro, ariko ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka, ahora ategeye ugutwi kwe guhora ku gutaka kw'abakiranutsi. Turasabwa kwizera Yesu Kristo, umwana w'Imana, jambo wahozeho, ibyaremwe byose byaremwe nawe, uwitanze ku musaraba Golgota, ku musaraba kugira ngo adukize, uwazutse imfura mu bazutse akajya mu ijoro akavuga ngo ngiye kubategurira aho nzaba niho namwe muzaba, kuko data hari amazu menshi. Yiteguye rwose kubana n'abera no gukorana imirimo itangaza natwe tukiri mu isi, kugira ngo izina ry'Imana yacu, kugira ngo izina ry'Imana ihoraho riherwe icyubahiro muri we. Yasize akoze umurimo ukomeye cyane, tugomba rero kumwizera kugira ngo n'uyu munsi wa none tube turi kumwe nawe mu buryo bw'umwuka wera. Impamvu rero wambaza ngo kuki, ngo ko ari mu ijoro tukaba turi mu isi, tuzamusaba atwumve gute? Yadusigiye, yaravuze ngo simbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi, ngo ahubwo mbasigiye umwuka wera nk'umufasha. Dusenga dufite umwuka wera agakorana neza na Yesu Kristo n'Imana Data, ubwami bw'Imana, ubutatu butagatifu bukabana natwe. Imana ishimwe. Uko niko uzasenga, ugomba kugira imbaraga z'umwuka wera. Niba utanamufite, udafite umwuka wera, ngo musabe rwose yongera kugarukeho. Imana ishimwe. Umwuka wera rero niwo mufasha twasigiwe na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo yafashe umwuka wera wakoreraga muri we, aramudusigira kugira ngo azajye adufasha gukandagira inzoka na sikorupiyo, adufashe kwirukana abadayimoni mu izina rye, adufashe kugira icyo dusaba mu izina rya Yesu Kristo, tugihabwe n'ijuru, tugihabwe na Yesu Kristo. Umwuka wera w'Imana ari konekite na Yesu, kandi akaba no kuri twebwe kugira ngo aduhuze no gusaba kwacu muri Kristo Yesu. Ngo kugira ngo ibyo rero bibeho gute? Ngo ni ukugira ngo izina ry'Imana ngo riherwe icyubahiro mu mwana we. Ibyo Yesu yakoze, izina rye ribe iryo guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Natwe rero reka dukore imirimo muri Kristo Yesu, tuyikorere muri Kristo Yesu, kugira ngo duheshe Kristo Yesu icyubahiro, nawe azaduheshe icyubahiro muri Data wa twese mwiza. Imana yacu ibahe umugisha aho muri hose. Reka dusenge kugira ngo iri jambo ribashe kwinjira mu mitima yacu, ridushoboze kwizera, twumve ko tuzakora byinshi. Imana izaguha uburame kugira ngo ukore imirimo Yesu iruta iyo Yesu yakoze. Imana yacu nishimwe. Turagushimiye Data wa twese mwiza, icyubahiro no gukomera n'ibyawe. Uri umurengezi w'ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu,
uri data wa twese mwiza, ubereye mwiza bagutegereje bose. Mu izina rya Yesu turi imbere yawe Murengezi, twumvise ijambo ryawe ritubwira ngo ni ukuri ngo unyizera wese ngo imirimo nkora ngo azakora irutaho, ngo kandi nimusaba icyo mushaka cyose mu izina rya Yesu ngo tuzagihabwa. Ibyo bizaberaho kugira ngo izina ry'Imana Data riherwe icyubahiro mu mwana we Yesu Kristo. Nyakubahwa Imana Murengezi, rero turinginze cyane kugira ngo twoherereze kwizera duheshwa na Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu, Mwuka wera w'Imana ngwino dushoboze kwizera. Ibidukuramo kwizera ni byinshi, ibituma dutakaza kwizera ni byinshi, ariko Umwuka wera nk'umufasha twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, ngwino ugumane natwe, bana natwe, uzamura ikigero cyo kwizera. Urwaye ari ku gisasiro arwaye indwara ikomeye yizere gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uri mu bigeragezo bitandukanye yizere ko Kristo Yesu ari murwanirira, mubereye maso atazabigwamo. Ubushobozi bwo muri Kristo Yesu bwururuke bubane natwe Mwami, udukoreshe iby'ubutwari mu izina rya Yesu.